icyo nshaka kukubwira ni Yego. politike y'urwango rushingiye ku ubu reka nkubwire urabona Mugabe hari abantu benshi bagenda bambwira ngo ni umututsi bamwe duhura nubwo nta bimenyetso dufite kuko ngenda umunyamategeko kugira ngo nemere ko ni ikintu runaka ngomba kuba mfite ibimenyetso birenze 4 kandi ibimenyetso nashidikanywa udashobora kujora ni ukuvuga beyond reasonable doubt reasonable urumva ari cyo beyond reasonable doubt ibyo bimenyetso nabyo mfite niba ushaka kuwushingira ku zuru ryanjye rirenze my brother udufite rigufi niba ushaka kuvuga yuko ndi muremure mfite undi mugufi mfite na marume w'igikara it's nonsense urumva icyo nkubwira ibyo nta bimenyetso wenda ashingira ku kuba ariko reka agaruke uvuga ko gutya impamvu mbizanye ibyo ngibyo mbonye ishyaka ry'abatutsi gusa sinarijyamo mbanze umugambi wabo uko bizarangira bashaka kutabivuga bakavuga yenda ko bashinzwe gusa iterambere ry'abatutsi bazi ko bizarangira barimbura abatari abatutsi ibintu washingiye ku bwoko biba biri dangerous urabona harya n'urumuzigaba hakaduka ngo ishyirahamwe ry'abazigaba bazi neza yuko byanze bikuza abantu baturanye n'abazigaba they need to be careful Bibiliya iravuga mu gitabo cy'umubwiriza ngo nabishya munsi y'ijuru ngo ibiriho byariho ntabishya munsi y'ijuru ibiriho byariho yego si n'ibyo gusa ntabwo ushobora gufata jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ngo uvuge yuko ari icyago cyatewe muri 1994 kidafite imizi mu mateka yacu ibyo ububeshya kandi bivoma amateka muri 1959 cyane rwose bivoma iyi nyandiko turimo kuvugaho niyo nyandiko rutwitsi yavuyemo na jenoside so icyo shaka kuvuga rero ugurukira kuvuga ngo buri kibazo urigengishije ukagitishije kugira ngo usobanure yuko ibyo muri 94 ngo bidafite amavuna amavuko reka nemere ko ndishije ako niba urishije uki ukaba utekereza yuko a societal incident of historical impact yabaye gusa muri 1994 kubera ko yenda indege yaguye mosherame niba ndijije ukaba ufite ubwenge bugeze aho ngaho umva yuko out of nowhere yuko indege yarashwe y'umubyeyi abatutsi ikarasibwa i Kigali abatutsi za Gikongoro bakicwa you need to begin primary school yego mwaramukanye amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio ni radio ya diaspora nyarwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda nagara nyarwanda n'u Rwanda Mugabe yarangosoye kuri iki ngiki uyu munsi turi hano kuri Grand Legacy Hotel y'inyenyeri hafi 5 kuko nenye n'igice imeze neza cyane ifite service nziza nibyo batanga byiza muga baramukanye Rurema Imana irahari nanjye ndahari nakubisa kandi ubwo Uwiteka ariho nanjye ndiho cyane rwose Uwiteka ariho urahari nanjye ndiho kandi ubwo ndiho nawe uriho rwose ntabwo uzi filozofi y'Abanyafurika filozofi y'Abanyafurika imeze ite
filozofi y'abanyafurika nayo itandukanye n'iy'abanyaburayi. Umunyaburayi bashingira kuri I think therefore I am. Iy'abanyafurika rero ntabwo ari gutya. I am because we are. ndiho kuko muriho. Ariko abanyaburayi I am, I think therefore I am. Iy'abanyaburayi iri self centered, iy'abanyafurika ni iri inclusive ku bantu bose. Urumva umunyafurika ntabwo ushobora kumutandukanya n'umuryango. Niyo mpamvu usanga mu rugo rw'umunyafurika ndabizi abantu bamwe barabyanga, ariko niba mwimariye usanga umuryango urahari, cyangwa ugasanga abantu b'iwanyu bo kwa madamu cyangwa barahari mu rugo. Extended families basa nkaho bafiteho control cyangwa cover. Mbese umunyafurika biragoye kumutandukanya na family. Unfortunately, kubera ukuntu Afurika izanamo ibintu byinshi biri kugenda bicika, uri kubona ko abantu bari gushaka kuba abanyamwigendaho aho kugira ngo babe abantu bashingiye ku muryango. Ariko biraterwa n'amategeko. Dufite amategeko y'abanyaburayi. Amategeko atwigisha kubaho nk'abanyaburayi, kuko nibwo burenganzira duhereza. Okay, thank you very much. Umunsi rero turi kuwa reka wenda umunsi ngureke, ariko turaganiriza abakunzi ba One Nation Radio twumva icyo bagiye batubwira ku bitekerezo bitandukanye. Hari ibiganiro bibiri biheruka duheruka gushyiraho, twafunguye chapitre yo kuganira ku mateka yagiye yandikwa mu buryo butandukanye, bikaza no kugorana kuko yanditswe nta yandi yari yaranditswe, kubera ko uburyo amakuru yatangwaga ku buryo bwo kuvuga ntago ahanini byari mu nyandiko. Ugasanga abantu bayashingiyeho, wadatanze n'urugero rw'abantu bayize muri kaminuza bakaza no kwigisha nyuma bakagendera kuri ibyo ngibyo. Hari ibyo twavuze tugenderana ku kuntu abantu bavugaga ngo abatware ba mbere baje mu Rwanda, ngo ubuyobozi bwa mbere bwajeho, kugeza ubwo Parmehutu ije ikavuga ko izanye revolution mu Banyarwanda. Hari abantu bagiye baduha ibitekerezo bitandukanye. Hari nk'uwatubwiye ati uvuga ku bwiru n'ukuntu n'igihe abantu bemererwa kuba batanga ayo makuru, ati Mugabe namwibariza nti niba kuvuga amateka bitegereza igihe runaka, buriya se nosiyo y'urupfu ntabwo ibaho mu bwiru? Icyo ni kimwe. Ubu se Muga, God forbid, uramutse upfuye aka kamwanya, urumva histoire itabijyanye nawe? Ikinyejana turimo twagakwiye kuba flexible kugira ngo ayo mateka yandikwe, amenyekane, amenywe na benshi. Actually inyandiko ni ingirakamaro. Urakoze cyane. Icyo uwo ngo uragira ngo musubize cyane rwose. Ikintu cya mbere ubwira ikibazo nakibazaga. Ikintu cya mbere ubwira usa amateka, ariko amateka ni igice kimwe cy'ubwira. Igice cyane cyane kijyanye n'amateka kiri mu bwiru bw'inkanda burimo gusohorwa n'umwuzukuruza wa Kibogo, umutware Nyirishema. Naramukurangiye ahari, nushaka uzakorane nawe ikiganiro. So ubwiru bujyanye n'amateka nta nshuti kuva mu 2000 hari imyaka yagombaga kugenwa mu bwiru, ari uko umwami wa nyuma atanze agatabarizwa imwima. Hari imyaka yagombaga kunyuraho kugira ngo habeho hatangire gusohoka ubwiru bw'inkanda. Nogere nibutse yuko ubwiru bw'inkanda buriya Rudahigwa yari yaratanze uburenganzira ariko igice kimwe gisohoka. Yego. Nicyo Musenyeri Alex Kagame yasohoye. Igice kimwe cy'ubwiru bw'inkanda. Mu by'ukuri byo yasize ubwiru hafi
ku bwiru bw'inkanda yasize hafi 70%. iri uncovered iracyari ahantu yego ntago turayimenya. yego harimo mu bwiru tuziho 25. 30. Ubwiru bwasohowe nabwo ku gice cy'ubwiru cyitwa ubwiru, ntabwo ari ibintu by'ibanga, oya. nk'uko benshi babyita, nguko benshi bumva bitiranya ubwiru hamwe, mbese bumva ubwiru nk'ikintu cy'ibanga, oya. Of course bwagombaga kurindwa mu ibanga, ariko ubwiru ni imikorere, imigenzereze, imiziro ndetse n'ejo hazaza y'iki gihugu mu mboni z'abashinze iki gihugu. yego ariyo rurema, Imana y'u Rwanda niyo yashyizeho u Rwanda. ariko aho bijyana n'ikibazo cy'uyu muntu, so buretse gato gukomeza gutinda kumenya ayo makuru y'ubwiru, wa muntu uyafite igihe cyo kuyatangaza kitaragera, aramutse asubiye mu nda y'inyoni, ikintu cya mbere ryarimo ubwiru burakenye. ntabwo ushobora kumuvuga igihe cyabwo kitaragera, kandi igihe cyabwo iyo kigeze hari imibare tugenderaho, hari n'ibimenyetso. iyo ushatse kumuvuga igihe cyabwo kitaragera buragukenye, urapfa. So ubwiru is not about anybody, it's about actually icyo nakwita imikorere ya rugira, Imana y'u Rwanda yaduhaye tugomba kugenderaho, bifite kalendari. hari icyo ubwiru buvuga ku Rwanda, hari n'icyo ubwiru buvuga kuri Afurika, hari n'icyo ubwiru buvuga ku isi yose. ariko still ntabwo bisubiza ikibazo cyanjye. bivuze ngo dushobora kwisanga turi muri danger yo kubura information ikomeye cyane mu gihe wa muntu uyifite yaba asubiye mu nda y'inyoni atayiduhaye yose uko ikwiye. humura, ntabwo ishobora kubura. humura, icyo kintu sizi ukuntu nabahumuriza. urumva ubwiru igihe bwatangiriye, nkurikira neza, ubwiru igihe bwatangiriye kuva kera cyane, kuko ubwiru ni ubwa mbere ya Gihanga. ubwiru ni ubw'Abanyarwanda n'ingoma. ubwiru ni idini, ubwiru ni imyemerere, ubwiru ni ubuhanuzi. icyo nshaka kuvuga rero, ndagira ngo ubanze wumve, hari ubwiru bujyanye n'amateka buremewe kuvuga. nababwiye umuntu buvuga, hari umugabo witwa Nyirishema, hari undi retired Lieutenant Colonel Nyirimanzi uvuka Nyaruguru, nawe abukura kuri sekuru. uyu Nyirishema abukura kwa Kibogo sekuruza. so aho niho ndakubwira kuri generations eshanu mbere yuko tubona abangabo. still we have the content y'ubwiru, ariko still turacyari muri kandi 30%. oya, ntabwo ubu nkurikira iyo mvuga. ubwiru bwemewe bujyanye n'amateka, banza ari Peter urimo kukurogoya. Peter ntabwo ari kundagora mubeshyera. gaho rero nkurikira neza cyane. ubwiru bukenewe na rubanda rw'Abanyarwanda, ubwiru bukenewe na rubanda rw'Abanyarwanda ni ubwiru bw'umushumi, I mean ubwiru bw'inkanda. ubwiru bw'inkanda bwemerewe kuvugwa, ubundi bukaguma ari ibanga. kuko ntabwo ari ubwiru bujyanye n'inkanda, nta nubwo ari ubwiru bw'amateka, oya. muri 30% nakubwiye ni mu bwiru bw'inkanda. ubwo Rudahigwa yategetse yuko babuhereza Alex Kagame abwandika, ni 30% kubw'ubwiru bw'inkanda. ubwo bwiru bw'inkanda nibwo abaturage bakeneye bujyanye n'amateka. ubwo ngubwo Nyirishema
ari yarabutanga no kuri YouTube channel yitwa Rwanda Miss. Hari ibitabo birenga 8 yanditse, so ari harandika kugeza aho ubwira uyu mutegetse ko kwandika bitakiri ngombwa nabivuga. Bumutegeka ariko binyuze muri hesheni Uzabimubaza. okay. Kuko abiru n'abakomoka ku biru, iyo ufite ubwiru communicates with you. So uyu muntu twandikiye umumazi impungenge ko gusubira mu nda y'inyoni ntacyo bibangamira ubwiru, naho Mugabe n'abana hari hano bazi ko ari umuntu uhari, kandi si wo kumwimagine. Yego arahari. Yego. Hari undi watubwiye ati mwaramutseho bwana Mugabe na mugenzi wawe, ati erega n'ubundi babyita coup d'etat do Gitarama tariki 25 z'ukwa 9 muri 1961, ati hari konje officiel, ati turabakunda cyane. Uri urumva iyo coup d'etat do Gitarama? Uribuka umugabo wabaye perezida w'agateganyo wa mbere Mbonye umutwe Kayibanda yamukoreye coup d'etat, kuko urumva Mbonye umutwa igihe yagombaga gukoresha, urumva icyo gihe perezida yatorwaga n'abadepite, niyo system yari ihari. Perezida w'agateganyo kalendari yapanze n'inteko kugira ngo inteko ishobore gutora perezida, nawe yemeye ko ari umukandida. Inteko y'abadepite iza guterana, Kayibanda hari, Mbonye umutwe atabizi, bahita batora Kayibanda. Ni gutya coup d'etat do Gitarama niyo ngiye. Ariko kuri iki kintu njya nkibazaho, kuki bavugaga ko bashaka revolution muri 59 yo kwipakurura ingoma ya Gitutsi yabakandamije igihe runaka, na runari iri kuzana ibibazo nabo ubwabo ko bagezeho bakazajya bashondana umwaka ku mwaka? Oya, kiriya urumva abanyapolitike nagisobanuyeho, uhora ukimbaza, sinzi impamvu zajya gusubiramo igisubizo kimwe. Abanyapolitike iyo bapfa ubutegetsi ibibazo babishyira ku baturage. Nuko si ikintu akavuga ngo agikoze mu izina ry'abaturage, bakabyita n'amazina ahari, ariko mu by'ukuri ari ibibazo byabo by'ubutegetsi. By the way, hari abantu bumvise mvuga ku bwami bakumva ndashaka gusa n'ubumvikanisha yuko ubwami bwari buriho bwari shyashya. Of course no, ubwami ku isi yose bwari buhari, kandi ubwami bwari primitive. Uri urumva bwakoraga amafuti, justice system yabo ntabwo ari clear. Urumva uko bahanaga umunyabyaha ntabwo byari clear, byose babagamo amavugurura kugira ngo bijyane n'ibihe tugezeho. Ariko gahunda, ariko nanone byumvikane, ntabwo nkurikira, byumvikane neza ko ikinyuranyo cy'ubwami ntabwo ari repubulika. Ntabwo mbyemera gutya. Like niba ubwami tuvuge bubaye bubi, exception ni repubulika. Ni ahantu bihuriye. Kimwe ni ikintu gishya cy'abanyaburayi, ikindi ni ikintu cy'umwimerere cy'abanyarwanda. Niyo kigeramo ibibazo tukagira ibyo tukinenga, twari kugisaba kigakora reform. Ariko abanyaburayi benshi nabo bari bafite ubwami, n'ubu baracyafite ubwami. Ariko bamwe bafite repubulika. None se niwumvise rero urajyaga ibi byose bavuga ibya revolution ya 59 ntibiganaga revolution y'Abafaransa yakuyeho Louis XVI n'umugore wa Marie Antoinette. Si ibyo se nese iriya ni revolution wa revolution se yaharaniraga, wenda abantu babisobanura ukundi, ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa igihari nuko hari amateka kandi azagenda bisobanura. Hari undi ukubwiye ati mugajya wikorera reze politike kuko amateka urayakunda, ariko ngo ntabwo yafite neza, ngo yafite ngo uducagacago, ariko kubera ari passion yawe wakegera abanyamateka bakagufasha. Ati ngo urahuza generation zitari zimwe ngo ukica amateka. Ariko jye ntabwo nandika amateka, jye ndiho ndayavuga. So niba nyavuga akaba azi ibitabo by'amateka n'abanyamateka, nkagira icyo ngosamo,
nawe yakora ubushakashatsi. Yego. Njye ntabwo ushaka kubwira abantu yuko urufunguzo rw'icyumba cy'ukuri ari jye urufite. Ibyo ni ukubeshya. Njye ndavuga ibitekerezo byanjye n'ibintu uko mbibona n'ibintu uko mbizi, kandi bidakwiyeho n'undi ko abibona ukundi, kandi kuba bibona ukundi kurenza uko mbibona ntabwo bikwiye kudushyamiranya. Ibyo ni ukuri, ntabwo bikwiriye kubashyamiranya. Icyo ngicyo twanakirenga. Hari undi ukubwiye ati Muga, jya ureka gucurika abanyarwanda no kwigisha propaganda zawe uzita amateka. Abishyira mu ngingo. Ati icya mbere, nta bitabo by'amateka Parmehutu nk'umutwe wa politike yanditse. Buretse buhagazaho. Urumva iyo umuntu atangiye kuza gutyo, jya ugenda buke, ninguvuga guhagarara. Ntacyo bitwaye rwose. Ikintu twavugaga cya Parmehutu cya mbere, nicyo Peter yamfashije neza, nuko iyo nyandiko twavugaga yo kwizihiza imyaka 10 y'ubwigenge yanditswe n'ubutegetsi bwa Kayibanda, irahari, turayifite, twarayiberetse ku maskirini cyane, n'ubu ngubu ushatse kopi nayiguha. Ibyahakaragura byo banditse ntabwo azi ibyo avuga, kandi iyo nyandiko niyo yinfominze amateka, injyana y'amateka. Urumva iyo nyandiko ikintu yakoze, n'ubu Peter araza kongera yibanyurizemo, yatanze definisiyo uko Parmehutu ishaka ko definisa sosiyete y'u Rwanda, uko ishaka uko ubutegetsi bumera, uko ishaka uko amateka yigishwa, uko ishaka ko umuturage w'u Rwanda nyuma y'icyo gihe azaba atekereza. Urumvise aho? Nicengeza amatwara cyane. Reka asubiremo. Iyo nyandiko igamije ibintu bitatu by'ingenzi. Definisiyo y'abaturage, uko ishaka ko abaturage bitwara, batekereza, babaho ubuzima bwabo bwa buri munsi. Icya kabiri, uko ubutegetsi bugomba kuba bumeze. Icya gatatu, uko amateka akwiye kwigishwa. kandi ibyo babigezeho cyane. Resulta yabyo yabaye 1994. So kuvuga yuko Parmehutu nta bitabo yigeze yandika, that's bullshit. Komeza. Ati ibyo ni ibinyoma bya Mugabe. Ubwo nari nturutse nyine kuba nta bitabo by'amateka Parmehutu yanditse. Ati keretse niba abanyamateka banditse ku ngoma ya MDR Parmehutu ushaka kuvuga ko bose ari aba Parmehutu. Ati kereka niba abanyamateka ngo banditse ku ngoma ya MDR Parmehutu ushaka kuvuga ko bose ari aba Parmehutu. Ati example akabana bafite ati example Alexis ati na Professeur Muremi. Iyo ni ingingo ya mbere. Alexis wavuga ni Kagame. Oya, Alexis Kagame uzigiye yandikiye. Alexis Kagame. Ego. Bimwe byatize gusohoka ariko yanditse kera. Barabara Alexis uhese. Nda kibazo wavuga wese. Okay, iyi ni ingingo ya mbere. Ikomozo ndafata n'ingingo ya kabiri mu kanya. Ariko urumva abantu banditse amateka igihe cya Kayibanda. Bagendaga muri ya njyana yatanzweho umurongo muri nyandiko turi bwo kuvuga. Ndetse si byo maze kuvuga inyandiko icyo ari igamije. Ibintu bitatu bikomeye cyane. Uko abanyarwanda bakwiye kuba babaho ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibyo bakwiye gukora n'ibyo batakwiye gukora, nuko bakwiye gutekereza, nuko bakwiye kwitwara. Icya kabiri, uko ubutegetsi bugomba kumera, nuko bugomba kwitwara, n'uwo bugomba guhagararira. Cyo kirakomeye cyane. Icya gatatu, uko amategeko injyana agomba kumvwamo. Amateka injyana agomba kumvwamo, agomba kwigishwamo, nuko muri iyo nyigi, muri uko agomba kwigishwa, uburyo baba bategura uko umunyarwanda w'ejo n'ejo bundi azaba ateye, atekereza, abayeho ubuzima bwe.
ati icya kabiri afite inyandiko ndende sinzi ko cyeka tuyihaye ikiganiro cyose kuko yafashe umwanya kwirarandika ati reka ati muga ati niki cyo guhakana ibyo basekuru bemeraga ndetse bishingiyeho basubiza inyandiko y'amateka yaje kwitwa Manifeste de Hutu atazasoma inyandiko ebyiri zanditswe n'abagaragu bakuru b'ibwami aho bo abagaragu bakuru b'ibwami basubizaga muri urwandiko rwa mbere rwa Parlement aho basubizaga Kayibanda na bagenzi be ko bo ari abagaragu ko ntacyo bagira basangiraga ko abagira ibyo bagabana ari abafitanye isano ko baje bakabafatana impugu zabo ndetse bakanashyiraho urutonde rw'impugu zose z'abahinza b'abahutu zigaruriwe n'ubwami bw'abanyiginya. Ntabwo Musenyeri Alexis Kagame yari umuhutu, nta nubwo yanditse inganji karinga ku ngoma ya Parmehutu, byari ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa cyane agakato inale. Kandi muri icyo gitabo habonekamo iyo nkuru y'ibimanuka n'urwo rutonde rw'impugu z'abahinza b'abahutu si Kayibanda cyangwa Gitera bategetse ko byandikwa nk'uko Mugabe mu binyoma bye abeshya abato. Good. Ingingo ya kabiri ndagusoma n'iya gatatu mu kanya. Wakoze cyane. Hariho bimwe yabaje hejuru avugamo Alex, umubwira ko ari Alex Kagame, umubwira ko ari wo mu gihe cya Kayibanda, njye mbizi ko ari igihe cya Rudahigwa. Yego. Arangije arabishubije. Icyo nta kibazo gifiteho. Ikibazo azanye cyenda kumvikanamo ni urwandiko babagaragu. Oya, cy'inkurikira ariko ntukaniza amagambo. Igihe kiba cyazanye hano ni ukuvuga. Nta kibazo. Wujye ugihanganira avuge. Kuko ubunyobya kandi utabigambiriye. Nta mugambi wo kunyobya uba ufite. Ntabwo nongera. Byari basubizaga ibaruwa yari yanditswe ni Association de Manifesto de Bahutu yari iyobowe na Kayibanda, ariko mu by'ukuri bandikiye mu biro bya Musenyeri Classe. Abantu bamusubije abo yitagura abatware bakomeye ne n'abantu bamwe bari barimo Abahutu n'Abatutsi. Kuko muri iyo nyandiko mu byo basabaga ya Association de Emancipation de Bahutu, icyo basabaga nuko ngo bagabana umutungo. Abatware bamwe n'aba barimo ba Rwagasana n'abaki babashubizaga ko ntabwo bazungura, ntabwo bagabana nk'aho ari iminyago. Niba ubuse reba iyi hoteli ira waza ukabwira nyirayo ngo tugabane. Dimwa waza pira waza ukareba hoteli yigiye. Ariko ibintu mwarakize ngiye Mugabe muranyibagirwa. Therefore reka tugabane. Nta burenganzira ifiteho. Niko babasubizaga. You get my point? Niko babasubizaga. Aho ngaho ibyo avuga yongeyemo akandi kantu gatoya ko kuvuga yuko Alex Kagame yanditse ngaje karenga ku butegetsi bwa Mutara Rudahigwa, yanditse agaragaza ibihiza n'ibiki. Reka mubwire ikintu kimwe, nibyo nahereyeho. Alex Kagame yahawe ubwiru bw'inkanda yandikaho nka 30%. Hari ibintu byinshi cyane batamubwiye, kuko amateka y'u Rwanda ntabwo ahera kuri Alex Kagame. Ari ryo kosa rikomeye cyane ry'abanyamateka b'u Rwanda bashakisha mu bitabo bishingiye byasohotse icyo gihe bishingiye ku nyandiko za Alex Kagame. Alex Kagame ndamwemera, he was a very brilliant priest. Yanditse amateka kandi ndashimira na Mutara Rudahigwa wataze uburenganzira ko ubwira bukeya busohoka, cyane cyane ubujyanye n'amateka. Ariko ntabwo ari yose, hari ibintu batababwira. Wese bimanuka
nka Alex Kagame avuga ibimanuka by'ubwoko bumwe, kandi dufite ibimanuka by'ubwoko bubiri. Nta nubwo ashobora kuvugamo ubwiru bwa Kibogo. Kibogo niwe muntu mu Rwanda mu bwiru dufata nka Jesus. Yaraje arigisha afite n'intumwa ze zimuherekeza, azenguruka u Rwanda, azenguruka u Burundi, aranagaruka. Arangije ikintu yasabaga ubwami cyari ikintu gikomeye ariko cyoroshye, reform, kugira ngo basubire ku muzi. Barangije baramufata baramwica, ariko muri uko kumwica bamubambye ku giti, amara iminsi 3. Ku munsi wa 3 baramubura, aza kongera kwaduka. If you ask me, that was Jesus. Inkuru ndumva nta The itandukanye entire story. Kandi niyo ukurikiye abantu bo mu bwiru baturuka mu bwiru bwa Kibogo, izina Kibogo rigaruka cyane. Haba hariho Kibogo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kangahe gutya. N'uwo mwiru ngo ubwira uzajya kubaza aturuka kuri Kibogo wa 10 na kangahe. Tuzajyana no tujya kumubaza. Numfata neza. Nkomeze indi ngingo ati icya gatatu nta gitabo cy'amateka Kayibanda cyangwa Gitera banditse. Sinzi impamvu bagomba kwitirirwa ibibi byose bishobora kugaragara mu nyandiko z'amateka. Harabura umurongo umwe wonyine. Ati nta bitabo byose byanditswe ku ngoma ya Paul Kagame byose bizitirirwa Kagame, ibyo no gukabya. Yego. Ibyo avuga bimwe ni ukuri. Ariko urumva hari icyo nahereyeho. Ya nyandiko y'imyaka 10 kuva muri 62 kugeza muri 75, imyaka 10 y'ubwigenge yatanze umurongo w'abandika amateka y'u Rwanda n'abayigisha no kugeza n'ubu ngubu. Abandika amateka y'u Rwanda iyo bashatse kwisumburaho bashaka bimwe bitabo by'abashakashatsi b'abazungu, ariko amateka y'ukuri ari mu bwiru. Bashatse bayoboka Nyirishema. Ni inama mbagira. Ariko nibashingira, of course ntabwo mvuga ngo abanditse ngo Parmehutu ngo nta munyamateka yategetse kwandika ngo ibiki byose. Akareba ibitabo byinshi cyane biri mu rwango na za content exactly ziri muri ya nyandiko ya MDR Parmehutu. MDR Parmehutu yatanze umurongo ku bintu bitatu. Ibintu birakomeye, ongera ubisubiremo. Uko abaturage bagomba kubaho, uko abaturage bakwiye kubana, uko abaturage bakwiye gutekereza, uko bakwiye kubaho, nuko bakwiye gukorera muri iki gihugu, muri make n'uburenganzira bwabo ndetse n'abatabufite. Cya kabiri, uko ubutegetsi bugomba kubaho, uwo buhagarariye n'uwo budahagarariye, n'imyumvire y'ubutegetsi n'isobanuro z'ubutegetsi. Gusobanura ngo umwami ninde, I mean umwanzi ninde. Urumva nuko ubutegetsi bukwiye kwitwara n'abakwiye kubugiramo ijambo. Cya gatatu, uko amateka akwiye kwigwa, kwigishwa no gutozwa bakiri bato, bategura umunyarwanda wo hanze. Ariko mu bitekerezo by'uyu mugabo yitwa Byusa, kwanza igitekerezo kiri zina ndaryibutse. Wenda namushimira cyane. Arasobanura ko inyandiko zanditswe n'icyo bahereyeho ntabwo ari inyandiko zavuye mu bitabo bya Parmehutu. Ni inyandiko y'imyaka 10 arakura amareferanse mu nyandiko zanabanje. Nicyo kintu ari gushimangira. Avuga ati Kayibanda na Gitera nta bitabo by'amateka banditse. Ntabwo uri urasubiramo ikibazo kimwe inshuro nyinshi. Ntabwo ari ikibazo kimwe, wibishye. Ushaka ko kibyara ibintu bitandukanye. Ariko reka musubize gutya. Nasubiza nje cyangwa nasubiza wakubashije. Ndasubiza ariko wambaje si mureba. Niwo umuhagarariye. Yego.
so yoroshye kandi don't take things personal. Muse kuri kubinshyiraho nk'aho ari biri kubikubaza. Wenda bigushyiraho nyine kuramuhagarariye ere guhagarariye audience yawe. Nta kibazo. Yo kubwaho ngo ndeba ntabwo babwira we gusa. No worries. Babwira na audience yawe. We proceed. So uyu mugabo ibyo avuga ndongere subiremo, ntabwo mvuga yuko ari amateka yanditswe na Parmehutu. Parmehutu yatanze umurongo, erega inyandiko irakomeye banyarwanda. Iyi nyandiko mvuga uyishaka nayimugezaho, irakomeye cyane. Uyishaka yandike muri comment turayimwoherereza rwose. Uri urumva? Ni inyandiko ikomeye cyane, sindekereza, sinzi niba no mu butegetsi hano bayifite. Njya numva minisita w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Damascene Bizimana, I respect him a lot. Iyi nyandiko nayibona, niba yize akaba atarayivugaho ni ikindi kibazo. Iyi nyandiko niyo ikubiyemo ibibazo byose iki gihugu cyagize cyane rwose. N'uburozi nigishijemo amaso adatitira, erega n'ibintu byinshi abantu bandega ngo Mugabe urumeza nguri uri iki. Ndasobanura ibinyoma biri muri ibi bibazo biri muri iyi nyandiko. By the way, ari n'ahantu uzagera bikansaba kudecryptinga zikuri abivuga mu Kinyarwanda. Decrypt ni nko guhishura ibirango by'igihugu mu gihe cy'ubutegetsi bwa Parmehutu na MRN. Gusobanura icyo byari bivuze, impamvu byagiye. Erega ibirango by'igihugu nubwo muba mubireba nk'ibendera ry'u Rwanda bifite meaning, biba bifite biribwa amabara atatu n'izuba. Izuba rifite imirasire runaka, ibyo hari icyo biba bivuze. Buri bara hari icyo riba rivuze. Buri kantu kose kajya mu birango by'igihugu hari icyo biba bivuze, kandi ubutumwa bwabyo bwose ntabwo babuzwe na buri muntu wese. Peter, andika ako kantu ahantu kudecryptinga ibirango by'igihugu ku ngoma ya Parmehutu. Uzabikora ikiganiro cyane. Nushaka ndabikora mu mwanya numfata neza kuko ndahera ku ibendera. Erega ibintu tuba tuvuga, ntabwo nicaye Mugabe ngo ndakarire Parmehutu. Ntabwo ari igihe yagiriye nabi gusa, ntabwo ari we gusa. Oya. So why is it? Ahubwo ikibazo kirimo ni ubugome, uburozi, ubutekamutwe, ubucakura, propaganda y'ibibi byose byatugejeje kuri jenoside. Yanahagarikwa, hakaba hari abantu bakibigenderaho bigira incabwenge mu gusobanura amateka y'u Rwanda, ndetse bakigira n'abanyapolitike bakihisha muri politike, bazanye wa mutwaro watugejeje kuri jenoside. Oya, iyo mitwaro ibyavuyemo twarayibonye. Utekereza ko ari iyihe mpamvu izo ncabwenge zigihari zifite ibitekerezo bivamo muri Parmehutu? Bamwe babyemera, urumva, atari uko urugero ababyize muri kaminuza n'abashakashatsi bagera ku bintu bituruka kuri izo nyandiko. By the way, nibutse uyu muvandimwe yuko bamwita Byusa, nibutse Byusa yuko ntabwo ari les intellectuels do Parmehutu banditse ibitabo byabaga babinega. Oya, ndi ku leta y'aba Parmehutu yasohoye inyandiko yise ngo amateka, bayise amateka y'u Rwanda bizihiza imyaka 10 ibyaranze amateka y'u Rwanda, cyangwa se ibyaranze amateka y'u Rwanda. Iyo sobanuro ibyaranze, iyo sobanuro niyo yashingiyeho mu banditsi, mu barimu, mu bashakashatsi kwandika amateka. Kandi iyo nyandiko bashingiyeho yaranze ibyaranze amateka y'u Rwanda.
byanditswe n'abahezanguni b'abahutu extremist bo muri MDR Parmehutu babishyira mu nteganyanyigisho byigishwa no mu mashuri cyane. Hari ababyemera, abemera nk'ibintu nk'ibya byusa, ndagira ngo by the way unkurikire neza. Hari abemera ibintu bimeze nk'ibya byusa innocently, niko babyize, bakumva nibyo innocently, niko. Hari abandi babizi neza ko atari byo, bazi naho byatugejeje, badashaka kubivuga ku mugaragaro kuko baregwa amacakubiri no guhakana jenoside, ahubwo bakabitwikiriza opozisiyo, ariko mu by'ukuri bagasobanura amateka y'u Rwanda uko iyo nyandiko ibisobanura. Haleluya, amen, amen. Byose rwose duhaye ubutumwa burebure, sinzi ko twabusoma cyaba ari ikiganiro kwacyo. Reka wenda nsome ingingo ya nyuma. Ati kosa cyangwa ubujiji Mugabe n'abandi basoma amateka bakavuga mu mugambi wo kuyagoreka nuko nyamara nge ntabwo nabyo. Ingingo ya mbere ati kirazira gukura amateka muri context historique yayo ugashaka kuyashyira mu gihe tugezemo. Example, gufata ibintu byo muri 59 ukabizana muri 94. Ati tugombye kumenya ko buri epoque igira ibibazo byayo, kandi ko abantu bakemura ibibazo biriho bakurikije uko babyumva nuko babibona, ntabwo baba bashingiye kuko ab'igihe kizaza bazabyakira. Oya, ntabwo ari gutya amateka ameze. Amateka ntabwo dukorera iby'ako kanya ngo dukemure ikibazo cy'ako kanya. By the way, ibibazo byinshi cyane biba biri mu gihugu, bireba sosiyete mu gihugu, biba bifite imva n'imvano mu mateka. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'umubwiriza ngo nabishya munsi y'ijuru, ngo ibiriho byariho. Ntabishya munsi y'ijuru, ibiriho byariho. Yego. Si n'ibyo gusa, ntabwo ushobora gufata jenoside yakorewe abatutsi muri 94 ngo uvuge yuko ari icyago cyatewe muri 94 kidafite imizi mu mateka yacu. Ntabwo bishoboka. Ibyo bubeshya, kandi bivoma amateka muri 59 cyane rwose. Bivoma. Iyi nyandiko turimo kuvugaho niyo nyandiko rutwitsi yavuyemo na jenoside. So icyo shaka kuvuga rero, ngurukira kuvuga ngo buri kibazo urigengishije ukagitishije kugira ngo usobanure yuko ibyo muri 94 ngo bidafite amavuna amavuko. Reka nemere ko ndishije, ako niba urinjije uki ukaba utekereza yuko a societal incident of historical impact yabaye gusa muri 94 kubera ko yenda indege yaguye, mosherame niba ndijije ukaba ufite ubwenge bugeze aho ngaho, umva yuko out of nowhere yuko indege yarashwe y'umubyeyi abatutsi ikarasirwa i Kigali, abatutsi za Gikongoro bakicwa. You need to begin primary school. No good. Keneye gutangira. Ako nkeka ko ari ukwirengagiza nkana. Of course. Urabona n'ukuntu yanditse, wagira ngo ndabimenyereye. Okay, so reka tugende dutya. Ibintu by'amateka y'iki gihugu si n'iki gusa, amateka yose ku isi, it is a chain. Kandi amateka y'ibintu n'uruhururikane, n'uruhererekane rw'ibintu byagiye biba mu mateka, kandi hariho abantu bagiye bayibona bakanabitubarira mu bundi buryo, yaba mu bw'inyandiko, mu bitekerezo, mu bisigo, mu ndirimbo, cyangwa mu gushushanya. One event lead to another. Erega ibintu birisubira.
none se twavuze kuri kudeta y'Igitarama, nta hantu ihuriye na kudeta ya Habyarimana ya kare Sekejuye. ya Sekejuye. Mbese ibyo ni ibintu, none se urakeka yuko mu Rwanda Yego. byajyaga biba kenshi ariko mu gihe gitandukanye kandi mu gihe harimo intera ndende, ariko uko abana b'umwami barwanira ingoma, so ntabwo ari ikibazo. Buriya incident yo ku Rucunshu nuko yabaye so politicized, ariko yo ikana succeeding, ariko ntabwo bwari ubwa mbere. Abanyabyinshi bisanze gute za Murenge? Abanyabyinshi byinshi ni muhungu w'Abamara. Bamara yari umwana w'umwami, yarwaniraga na murumuna w'ingoma. Kurwanira ubutegetsi byo byagumyeho, byahozeho. Abantu barwanira ibyo by'abarwaniraga ingoma ibwami byahoragaho, byahozeho, ariko ntabwo byageraga impact ku baturage. Hanyuma Habyarimana yari umwami wogeye uburyo indege yigwa, umututsi wo mu Ndiza akabizi. That's bullshit. That is bullshit. Ati kirazira gukura amateka muri context geopolitique yayo ugashaka kuyazana mu gihe ugezemo, ubwo urimo yasoma cyangwa Actually yigisha context ya cyangwa ushaka kuyumva muri context y'igihe murimo. Context ya genocide yakorewe Abatutsi ni result y'inyandiko yo muri 70 iyo turimo gusoma, ni 72 ni a result yabyo, ni a result y'ibyo mwise revolution, ni a result y'ibyo mwise referendum, ni result y'ibi republika. Nindicegeza amatwara kuko wibuka ino nyandiko twabanje kuyisoma dusobanura ukuntu ngo Abatutsi baje mu Rwanda ngo bagafata ubutaka bwa Gahutu ngo bagafatanya ngo n'abazungu ngo kunyunyuza ngo imitsi ngo n'amaraso ngo ya Gahutu, ngo hanyuma ngo ibyabaye muri 59 ngo ni ukwirwanaho. Urumva bivuze ngo kwanga Umututsi uba uri kwanga ko yongera kuza kukunyunyuza. Bya bindi basobanuye muri propaganda biragenda byinjira mu bantu, noneho bumva koko ngo kukunyunyuza no kukurya imitsi no kukurya imitsi. None se ubwo si propaganda, se cengeza amatwara ari kumvisha ko umuntu ari ikibazo. Nose nyuma y'imyaka 25 yishwe ntabwo abavomye aho ngaho twagiye. Ati example, ati Parimehutu yasubizaga ikibazo cyariho icyo gihe cy'ubusumbane bw'amoko mu buzima rusange bw'igihugu. Oya, kuko Rudahigwa niwe wafashe gahunda iya mbere yo gufata inka akazisaranganya mu baturage mu gihe cy'inzara. Hararenze ariko iteye ubwoba atanga inka. Oya, ntunyunganire. Okay, ntacyo. It was a policy Rudahigwa yafashe yo gufata inka akayisaranganya abaturage bose. Yari polisi ya Rudahigwa yo guca ubuhake nubwo abazungu batabishakaga. Yari polisi ya Rudahigwa yo guca icyo bitaga akazi. Akazi urumva icyo ari cyo? Kwa gukubita abantu ngo baze guhinga umuhanda cyangwa baze guhinga ikawa. Kiboko mu mugongo. Ugakubitwa n'abatware barakubitwaga. Ndibuka na mukuru w'umwami Rudahigwa, ahubwo ndumva ari mukuru wo bwa se wabo, yarakubiswe. Rudahigwa ajya kumureba i Butare, ati ubwamba udateze turamubwira bwamba iki? Sura umwanya ndakubitwa. Rudahigwa byaramureze, nawe ntabwo yari afite controle ku bakubita n'abakubita. Kandi ari umwami. Ibyo ari gahunda y'abazungu. Niba ubwami bwari bufite ikibazo, cyabaye ikibazo cy'ubwoko gute? Niba ikibazo ari ubwami, ari ikibazo cya leadership and management of the society, cyabaye ikibazo cy'ubwoko gute? Ni gute ikosa rya Rudahigwa cyangwa se ikosa rya Musinga ryaba ikosa ry'umuturage
utuye Igikongoro, Nyamagabe, mu Gasarenda, Kinyamakara, umwana w'umututsi yazira? aho nicyo kibazo gikomeye cyane byose akwiriye gusubiza. Ikosa ry'ubwami buriho riba ikibazo cy'ubwoko bwose rite gute? Bakora jenoside yakorewe abatutsi bavugaga yuko ari inyenzi ngo zateye, bakajya za Kibirira bagafomoza umugore utwite bakamukuramo umwana bagatema ngo barica inyenzi. Iyo niyo yari yateye. Mbese niba mu bwami tuvuge habayeho mismanagement, Mugabe ufite inka zanjye 3 dusangira, ribaye ikosa ryanjye gute kuko amazuru yacu atareshya? collective punishment. Ni ubugoryi, ni ukutamenya, ni ubucucu. byusa ntabwo ubutumwa bwa kirekare ibiganiro bibiri ntabwo bwashira bikureba ku n'uburezi aracyakomeza. Yesu w'i Nazareti. byusa afite ibibazo bikomeye cyane. ariko turagenda tubicamo. ati muri iyo myaka muri 59 kuba ryari ishyaka baravuga inara ryitwa gutyo cyangwa ryari rishingiye ku bwoko ntacyo byari bitwaye kuko ntiwari umwihariko wa Parmehutu yonyine. Uretse gatoya inari ntabwo ari ishingiye ku bwoko. Inari yari irimo abahutu n'abatutsi, Rwagasana n'umuhutu. Si we wenyine, ndakubwira abantu bari bakomeye harimo n'abatwa. Nubwo bo kandi buriya inari yari ifite ikibazo, hari harimo abapro umwami, harimo n'abarepublican, ariko in the same party, kandi bakajya bakora ibiganiro. Gushaka kuvuga ngo kandi iyo ni propaganda ya Parmehutu yo kuvuga ngo inari ryari ishyaka ry'abatutsi, ngo MDR ari ishyaka ry'abahutu. Bakavuga ngo twebwe twaratsinze amatora, therefore nitwe duhagarariye abahutu. It's wrong. Y'amashyaka atakiri amashyaka ahagarariye abanyarwanda akajya guhagararira ubwoko. Inari ntabwo yigeze ihagararira abatutsi, ntabwo ryari ishyaka ry'abatutsi. MDR Parmehutu ntabwo ryari ishyaka rihagarariye abahutu, ryari ishyaka ry'abahutu b'intagondwa bafite umugambi wo kurimbura abatutsi. Yaba bari bahagarariye abahutu ntabwo kudeta do Gitarama ari gushoboka, ntabwo sekijuriye ari gushoboka. Niba ari guhagararira guteza imbere abahutu, ntabwo twari kubona abaperezida bagenda bahirikana kandi b'abahutu. Ntabwo ari byo. Ni ukwitirira ubwoko abantu kugira ngo ubutegetsi bwawe bubone legitimacy, ariko ikigambiriye ari power, n'impamvu zawe. Icyo ushaka ni ubutegetsi, ariko urabyitirira ubwoko kugira ngo ubone amaboko, unababeshye ko ari buhagarariye. Ariko arasubira mu bintu bimwe kuko bitwabivuze yubatse ingoma zabo zubatse za kaburimbo zingana iki, bazanye amashanyarazi mu baturage agari. Icyo gihe se televiziyo Rwanda yari iriho? Icyo gihe se iterambere ryagaragaye ku muturage w'umunyarwanda wiyita ko ari umuhutu kubera abikesha ubutegetsi bwe bwa gihutu? Ni irihe usibye kurimbura abatutsi? Ni irihe? Bafasha abantu ngo biteshe imbere, babushisha abatutsi kujya kwiga, bazamura incabwenge z'abahutu zitangiye kujya hariya na za Kabaya, bataba ubwenge bwose PhD bafite, bati abatutsi tubanyuze iy'ubusamo basubire wabambisiriye. Ubwo se ubwo iyo ni PhD ufite cyangwa ufite ubugoryi mu mutwe? Nurisi ubwo nawe ubwo guri incabwenge ngo bwarigeze. Kare ntabwo ushobora
ntabwo ushobora guhinga amadegede ngo usaruremo ikawa, ntibishoboka. Ntushobora gukora politiki ishingiye ku rwango n'iheza n'ubuhezanguni ngo uzige ube an intellectual ufite igihugu akamaro, ntibishoboka. Niyo mpamvu abo bose bisanze muri jenoside. Ujya mu magereza y'Imanga urahabona Imanga muri Nyanza. Ujya muri gereza yaho, ujya muri gereza y'Amageragere, ujya mu magereza ye huzuyemo abapadiri, abarimu ba kaminuza, abarimu ba segonderi, abacamanza, les intellectuels, abanyamakuru, les intellectuels. Nicyo kibazo cy'urwango, bibuzwa n'umu intellectual gutekereza as intellectual uburyo atanga umusanzu, bikarangira ashyigikira kurimbura abantu. Gusa ubwo warize iki? Ikibazo gikomeye cyane muga. Aya ni amateka akomeye cyane tuzagira tuyasubiramo, gusa ni byiza no kunyuza amaso mu bitekerezo nk'ibi, bituma hari n'ibindi turenzaho. Gusa ntabwo kirangiye, dusomyeho nka kimwe cya kabiri. Ibi ndarisubira kuko impamvu bise ndekera arongeye asobanura cyane ku birebana ngo n'ukuntu ngo amateka ngo ayo mateka ngo ahuye ngo na jenoside yakorewe Abatutsi, kandi tubona ko ariho ivoma nyine kugira ngo bishoboke. Urumva ahasubiye, erega bimwe arabaza kubikasa, ariko uko agenda asobanura arisubiramo kandi akagenda yemeza ibyo mvuze. Icyo nshaka kukubwira ni politike y'urwango rushingiye ku ubu. Reka nkubwire, urabona Mugabe, hari abantu benshi bagenda bambwira ngo ni Umututsi, bamwe duhura, nubwo nta bimenyetso mbifitiye, kuko ngenda umunyamategeko, kugira ngo nemere ko ni ikintu runaka ngomba kuba mfite ibimenyetso birenze 4, kandi ibimenyetso nashidikanywaho udashobora kujora. Ni ukuvuga beyond reasonable doubt. Reasonable urumva ari cyo? Beyond reasonable doubt. Ibyo bimenyetso nabyo mfite. Niba ushaka kuwushingira ku zuru ryanjye rirenze, my brother, udufite rigufi. Niba ushaka kuvuga yuko ndi muremure, mfite undi mugufi, mfite n'amarume w'igikara. It's nonsense. Urumva icyo nkubwira? Ibyo nta bimenyetso ashingira ku kuba, ariko reka agaruke gutya. Impamvu mbizanye ibyo ngibyo, mbonye ishyaka ry'Abatutsi gusa sinarijyamo, mbanze umugambi wabo uko bizarangira. Bashobora kutabivuga, bakavuga yenda ko bashinzwe gusa iterambere ry'Abatutsi, bazi ko bizarangira barimbura abatari Abatutsi. Ibintu washingiye ku bwoko biba biri dangerous. Urabona harya n'uri umuzigaba, hakaduka ngo ishyirahamwe ry'abazigaba. Bazi neza yuko byanze bikuza abantu baturanye n'abazigaba, they need to be careful. Biba bimeze nka bya bindi twumvishe mu majyaruguru by'abakono. Bese hari polisi yigeze kubaho za 95, 96, 97. Abantu bavuka mu ntara bakajya bishyira hamwe bagakora ibikorwa by'amajyambere no gufasha abantu. Ni gutyo hagiye haza abo mu Mutara, abahehe, haza noneho Abanyakibuye, nibo bamamaye cyane. Bakomeye, kugira ngo usenge bashyira hamwe, yaratangiye guteza ibibazo bikomeye cyane. N'ubukungu butangiye kujya amaboko y'abantu bamwe. Reka ibyo mberekera. Reka tunasoze. Urakoze cyane. Cyangwa ushimire cyane, urakoze cyane ku musanzu duhaye uyu munsi. Ikiganiro nagikunze cyane ngewe. Urakoze cyane. Thank you so much.